ngiye kujya mu kazi ndabona amasaha yankuranye nashaka tukagenda akantu gatoya akora ikintu nabonye ikiheze mbona abana batameze neza bose nkuriya abayigunze sinzi ikibazo bafite bayira karame bite ko mbona utameze neza ameze neza byemeze neza basanga ruka rubwitonzi ko mbona wahorose na kwishuri kaze nakawunga ko kwishuri so rya biryo byo kwishuri koko bikagenda namwe muamoka byasinjya numva ngo babahinda byinshi turya nabi pe niba utanabizi ubimenya turya nabi yego kendaza kuvugana na mama wanyu agira uko abigenza nukuri umuvugisha rero ukomeza amasomo meza kandi nagahera ujye umureba wigunze umube hafi sini ko ahora niba ari ubwitonzi simbizi ukwiye kumuhumuriza ntakagire wabaye ikibi wagiye utanga nta kintu mba nabaye rero niko ameze papa rwose aba yitonze aho ngaho sinzi rero ku ishuri urarya nta kibazo mama se mu rugo ubona gufashe neza nk'abandi bana mama se yamutwara iki mama nta kibazo mwagereka kwivugira yesu gaye umeze ute meze neza none se bari kuvuga ngo nakurya ku ishuri y'amafaranga naguhaye se warayamaze amafaranga ndacyafite ntabwo nari nayamara ngaze suzi ko naguhaye mu 30 ra ntabwo nari nayamara wasanga urya nk'inzu ihiye dore aha ujya ubura kurya neza de ntabwo ibintu biba byoroshye byo wita mama teta ndabona bampamagaye reka njye mu kazi gahira abandi biracya gikapu njyana ku kazi kakinzanira nkajya mu kazi ndabona natinze ariko urabona ukuntu kaba kishabutse iki gikapu ujya kukizana nkana mwana akira ujyana kino gikapu uragira ngo kariya kana kazadutwara imitungo kimurekeza kuri se papa bye mwana ariko wita ku masomo neza ngiye mu kazi kandi numvisha amakuru atari meza ku ishuri amakuru ni meza abakubeshya oya wisubireho mwarimu hari ukuntu yambwiye nuko ntabonye umwanya wo kubikuvugisha ariko wisubireho nta kibazo nyine nawe ubyibuke nyine ubwire mama byabindi mama ndamubwira gutunganyiriza bye nibagiye ikote mama teta wandebeye rya kote ry'imbeho ubona ko mbona hari umuyaga mwinshi reka nze ndirebe muri kote yaribuzera ko mbona n'amasaha yankuranye yaribuze koko n'amakote mfite waba wigendera wenda yaza kurinsangisha mu nzu naribuze ayo se yagiye mana agira n'umugabo usibukira we usiko yarenze namubwiye reba isezera papa nupe wise ufashwe n'abayobozimu uturumutse uri kwivugishwa ibiki umusezera ibiki waribonekeje ibintu byose ucishwa ahangaha wibonekeza nta n'isona he nshinze itumye waye nsiga mana zibonekeza gusa he sikigariwe he ibintu byose bishaka kwishyira imbere kwibonekeza ikibazo ufite n'ikiyo umva reka nkubwire rya kote shyuha naribuze hano hari akazi kenshi birajagaraye aba yansize reka nkubwire ukwiye kugira ikintu bikoraho hano mu rugo hari akazi kenshi ibintu ni byinshi watubara rwose kuko tukazashaka umukozi mama teta iby'umukozi rwose ko ari uba mu hano mu rugo ko ari ukwiye no kubimenya ubu koko iby'umukozi ari imbere mbikoreye nose shero kugira ngo nshake umukozi utabizi no mpamvu mba mbigusabye pe ni ukuri mana yanjye ni ukuri bidufashemo ya nibyo nagakwiye kuba mbizi nta kibazo mushaka amafaranga se hariyo kumwe okay ntacyo
kibazo arakoze cyane sheri maze ugire urugendo rwiza sawa sheri ndabavugisha ningera mu kazi kandi musigara amahoro mani kurinde wite kubana neza na ejo sawa ariko uze kunyereza amafaranga bye baba we ubwamunyemerere reka mite muhamagara mu Claudine arabyemeye by'uyu mukozi ariko si wundi nzazana umukozi nakara gashinzi kaba kari ubundi wareka imirimo ikakwica asemana uko ko nagukoreye iki kuba mama yeruka noteje kuri kano kageni kubirutwa no kwipfira n'ubundi ariko sura mugabo atashye akabura umukozi ra ariko reka mushake azamfasha gukora byinshi iranshinzwe uretse nzayishakira igisubizo mama Claudine hesha yabyemeye ugomba unshakira umukozi ariko unshakira umukozi w'umusirimu wa undi wanyamagabe wa undi mbese uzafasha gukora ibyo shaka byose nzajya mubwira kumva na bintu byo kunzanira inshinzi bibaye byiza wanzanira umuhungu niwe buryo ukina diru neza sibyo sawa bye komisiyo irimo irimo subizi se sawa Mana nanjye koko nzira iki mwana igiki nakoze ni igiki mama nyine ankorera Mana mbuze n'icyo mvuga bitewe n'ibintu maze iminsi mbona iyi foto avuga ngo yamaye 30 n'inceri y'ijana cyenzi inzara yirirwa inyicira ku ishuri Mana yanjye buno buzima ndi kunyuramo birutwa no kwipfira Mana cyakoza n'ukuri kw'Imana musabye imbabazi basi uzamuha ijoro basi uzabone ko ibyo ari gukora atari byiza ariko se muko ubwo waje kwigunga aho ngaho reba ukuntu kaba kigize kyambare haguruka vuba niko mvuze haguruka saho ngaho haguruka nasone ngo harya ngo rugiye gusezera akiraho gufata uyu mwana umurebe wirebe ujye umufata neza kuno kaba kigize uba wigize cy'ubwoko nge nana kwereka nacana ipasi w'umunwa wawe akumba ndeba ufite utuntu ushaka kuvuga uri gushyubwunga umva nzakwereka nta n'isoni utangira ubwira se ng'ibihumbi 30 ng'amafaranga urasa ugiye kuvuga iki si kwibonekeza injira mu nzu uwo mwana umwiteho umurebe wirebe asoni nzakwereka shawe ako buretse cyubura kwitonda shawe teta mwana wa karame mami yewe umeze neza wariye wananyoye rero umukozi yabonetse Imana ishimwe noneho ariko rero n'ubundi w'imirimo ntabwo yakwicaga ahubwo nuko uriya mukozi hari ikintu umushakira sasa barambwiye ngo ageze ari haruguru nyaruka hehese hari haruguru handi hari ishyamba ukuntu hari ishyamba nyine akiragenda muvugana arahita aguhamagara cyangwa umuhamagare umuyobora umuzanye nta kibazo sibyo yambaye ateze simbizi muravugana sheri thanks wite nahageze ariko mwagiye mureka akazi nje gukora nkakoze imyaka 12 ntago akazi ko mu rugo arako nje kwiga ndende hano ku ishyamba wambwiye ndi kubona hano urahita umbona nambaye inkweto za move nambaye ikote ry'umukara nambaye bya bikapu bajyana isafari n'agashati k'umweru n'ipantaro nuko mbona nyiburi ibarara kanyirebe neza ipantaro ni kaki
Umvura nkubwiye nimba uri n'umukobwa nimba uri n'umumama muri kunyobora sinzi ibyo ari byo. Ku ishyamba nahageze. Njye nahageze. Ugeze sinanye ndikubuza nje kukureba. Ndikubuza ariko nyisohoka mu gipangu cyanjye. Oh, mu nyobere cyangwa mu byihore cyangwa nsubire iwacu mu Gakenke. Umva ye, we musore. We muhu. Iri shyamba bambwiye ni iri ngiri. Ishyamba ngo ni iri ngiri? Bari kubwira se twa turi kumwe? Hakurya abantu baturutse mu cyaro. Ubu mbonye nturutse mu cyaro se? Ese wambaye gutyo turutse mu cyaro? Ya, wowe umujyi usaziyemo. Umva se ubabaze mwana ibyo nibi cyo bumva. Ari mwarasaza abantu baturutse mu cyaro. Kakusomye yuko nturutse mu cyaro. Abantu barifata bakiriza umuntu ahantu ngaje gukora mu biro bwo banyiriza. Ni wowe? Mukomere cyane mukomere. Ahangaha sari wanyuze ntihe kandi. Njyewe bambwiye ku ishyamba. Nuvuga ngo Kigali nyijemo imyaka 12. Wasanga ari uko bakurangiye nabi rero mama aragushaka ashaka kugenda kubonye. Twihute. Abakire baba bashaka kumbona. Utegereje hano rero ndire mama za kureba. Mama yaje. Ari yeze. Toka shitani mu izina rya Yesu. Toka. Ubusiro niho mana nyagasani iki ni igiki? Ubusiro umukozi ni igiki? Teta mwana wa. Ubusunza ni ikintu kigisaze hari uko yari urarushe. Ukumubona nanjye niko namubonye aho kugenda na wese mama arakoresha umusazi. Baba we none dadi yatwica. Se ni nyabingi n'abazimu ni shitani n'umusazi niki. Ayiwe. Ako sinunga toka none warebe inkweto. Ayiwe. Usiro n'umusazi. Ayiwe. Aso ninde mukuranye. Se ate kukarya. Ese we uzakazi. Mabuja akazi ndakazi kuko umuntu wakundangiye twarakuranye cyane yagiye anjyana mu bakire muze imyaka 12 akazi ko mu rugo. Ayiwe. None subu uri umusazi gutyo. We mpakazi ibindi uzabimbaza. Usanga ari cyapfuye. Uzanyirukane. Nose reka mubaze bakwitande. Ngiye nitwa Tomusoni. 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 Ya mafise urasi ya mafi bandi bajya bacuruza yitwa Tomusoni. Nose ukora akazi wambaye ni karuvati yewe we toka barenze inkweto se yambaye yacuritse n'imyenda. Iki ngiki rero kijya inyuma. Kijya hari imbere nanjye nginyuma. Erega mvugishe byinshi ikiba gishyiramo hari imbere. Oyamba nyiranga imyenda yanjye ntagera muri Kigali yanduye. Yego ko mama yanjye. Cyangwa niko wanyu bakubwiye ngo ujye wambara gutyo. Na izo nkweto sezo. None se witeguye gukora akazi neza. Mabuja njyewe reba izi ntoki nta nubwo nakozogeje ibyombo. Uri no gutitira warihese arashonje. Mabuja mve Kamonyi imodoka yose ndaruka mu modoka nari mfite isereri sinarinda. Ugejeje aho ngaho warutse. Ayiwe genda umurebere ibyo kurya nuko tumwakire ndabona ari gutitiriza aramwica. Nze murebe. Yewe yashonje. Yego komana. Hajya ngo ninde? Nitwa Tomusoni. Nari bora nzajya mbyibukizwa na zafi zitwa Tomusoni. None se ko wambaye no myenda bite byawe? Mabuja bora nuko mwe murabana no mu mujyi mwarakize. Mu cyaro umwana afite umwenda umwe. Ajyana ahantu no gukorana. Rero mba narengeje aka kantu inyuma kano ka mugondo kugira ngo ino pana itandura. Okay, ibyo ngibyo tuzatubireba nyuma ngaho cangaha ugiye kurya. Yego Mabuja. Toka natunze benshi ko nzamenye ibyawe. Ninjire hano se. None se ajya ngo njewe nagura ko ari umuryango komeza aho ngaho. Yego nabwo mbanye mwenyere ibintu byo mu bakire.
yewe ako no iwacu Karongi tugira imiryango umwe ngaho injira unyuramo ihene n'unyuramo abantu yego akorora mu makorodero mukoze ndagiye mana yanjye yewe toka nibizoroha ndabona twanakera ariko ntabwo turi twakererwa rwose si ubundi wowe ubwoba ufite n'ubwiki gira vuba uragenda urabitsinda n'ubundi karuvate si iri hehe ubundi ntabwo utebeza se akarere kuboza ubundi atebeza ningera karasi gira rero tugire tugende nese ubundi karuvate ijya kuzana karuvate aha ihute sha mama atongera akadutinza hano se mani wagiye unitunganya neza ntabwo ari uzi kuri duserukire muri debate oya nukuri uzajya witunganya neza yaje ubwo bamfite ubwoba bw'icyo ariko mana uzi ubwenge niwe ugiye kuduserukira nk'ikigo cyose muri debate kandi ndakwizeye ko uyumvisha ibiganje nyine sawa nyine amana urabusa neza kabisa mwana karame wasoje turasoje twese ayiwe ngo toka uyu se ko mbona yambaye agiye mama yingwe niwe uri buduserukire nyine mu kuvuga icyongereza aseruka iki niko muri debate mama reka n'ahantu ari buke dufite imirimo myinshi hano yo gukora twazanye umukozi mushyashya ntabwo ari busigare wenyine muri iyi nzu ugomba kumwigisha no kumwerekera iby'urugo cishwa ahangaha kandi ari uzi ubwenge mama aseruka ubwenge kiza wese mu mutwe harimo amazi nabyaye abanyabwenge ndabizi ko indangi ivamo abahanga nta soni tugende nta soni sigareta ku mukozi ariko mabuja none ugiye kunkoresha kumbona akazi ngo indahivamo abanyabwenge uyu si uyu yasubije mu nzu ni igiki kubanza atari wowe kuko mabuja yaba ari mukaso mubi